Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza. Niba kandi utameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka ugashikama kigabo, ukagerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya uruhare runini aba ari urwawe, kandi ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga, ejo bigakunda, cyangwa se uyu munsi bigakunda, ejo bikanga. Niyo forumire y'ubuzima tubayemo. Nanone reka dufate uyu mwanya tubanze dushimire mbere na mbere buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Turabashimiye cyane tubikuye ku mutima, aho muri hose ku isi hatandukanye. Turabibona ko mudukurikira muri ahantu hatandukanye. Muri ab'agaciro cyane, kuko ni mwebwe mudutera inkunga yo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi, ntiducike intege. Turacyabona imibare myinshi y'abantu bareba ibiganiro byacu, ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo, wenda bikaba biterwa no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi videwo urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho, nta kiguzi bigusaba, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero udashaka kujya ucikanwa n'ibiganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Hanyuma nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi cyane igira iti kwirinda ko abantu bamenya byinshi kuri wowe. Kubera iki twatekereje kuri iyi ngingo? Impamvu ngiyi: ese wari uzi ko kutavuga byinshi ku buzima bwawe bishobora kukurinda ibibazo byinshi? Nk'uko benshi tubizi, si buri muntu wese ukwifuriza ibyiza. Kubw'iyo mpamvu rero, sangira amakuru y'ubuzima bwawe n'abantu bake cyane kandi bizewe. Reka dufate urugero, wenda urugero rw'umuntu ugiye gutangira umushinga. Noneho abwiye abantu hafi ya bose uko azabigenza. Bigenda gute? Hari bamwe bahita bigana cya gitekerezo cye, abandi bakaba batangira kumuca intege. Byari kuba byiza rero iyo uyu muntu yicecekera agakora umushinga we, noneho yagira aho agera, ibikorwa akaba ari byo bimuvugira. Urundi rugero, urateganya kubona akazi runaka. Irinde kubibwira abantu benshi. Nubigenza gutyo, nta muntu uzigera akubera inzitizi. Akenshi na kenshi mu buzima tubayemo, hari abantu basa n'inshuti ariko atari inshuti nyanshuti. Ba bandi bashobora gufata amakuru wabahaye bakayakoresha mu kukurwanya. Urundi rugero rw'ibintu bikunze kubaho: umuntu washatse, noneho akibeshya akabwira abantu uko abanye n'uwo bashakanye. Bigenda gute? Akenshi birangira urugo rwe rusenyutse. Dukurikije rero ingero tumaze kuvuga, guhisha ibyawe cyangwa se kwigirira ibanga ntabwo ari ubugwari nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo ni ubwenge. Hari abantu bumva ko kugira ubuzima bw'ibanga ari ubwoba, ubugwari cyangwa se kwiyemera. Oya rwose, ahubwo ni ubwenge bwo kumenya ibyo uvuga n'uwo ubibwira. Dusoza rero, ntukemere ko abantu bose bamenya byinshi kuri wowe. Ihatire kumenya gutandukanya abantu bizewe n'abatizewe. Nanone tangaza amakuru yawe igihe ari ngombwa, kandi ubwire abafite ubushobozi bwo kuyacunga, kuko si buri muntu wese woroherwa no kubika ibanga. Buri munsi ujye wibaza uti: ninde uzi byinshi ku buzima bwanjye? Ese ni umuntu uhamye, ugufasha kandi wizewe, cyangwa ni wa muntu ushobora kukwambura amahoro igihe icyo ari cyo cyose ashatse, kandi akoresheje amakuru yose akuziho?
Kugira ibanga rero ni isoko y'amahoro cyangwa se y'amahoro mu mutima. So ni aha dusoreje ikiganiro cyacu, wakoze cyane cyane wowe watangiranye natwe kugeza kuri uyu musozo, wakoze kuduha umwanya wawe. Niba wakunze iki kiganiro turagushishikariza kutakihererana, gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho urabona uburyo bwo kugisangiza n'abo wifuza kugisangira nabo. Urabona andi magambo like, uyakandeho, nayo bitwereka yuko ikiganiro wagikunze, bityo bikadutera inkunga ntiducike intege. Hanyuma nanone niba hari igitekerezo ufite wenda ku ngingo wifuza ko twaganiraho ubutaha, uhawe ikaze, waduhaye icyo gitekerezo cyawe muri comment, noneho ubutaha akaba ari cyo tuzavugaho. So reka twese twubakane, duterane inkunga. Nanone ndumva ibyinshi nabivuze, nibyo ngibyo. Reka tubasezere kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mugire imirimo myiza, Imana ikomeze ihire imirimo yanyu, muhahe muronke, naho ubutaha. Bye.